nitwa Niteka Kayitani wa Ntarindwa, wa Sinamenye, wa Gumiriza, wa Kamori, wa Mugendajoro, wa Minyaruko, wa Nyamikenke. Baza aza kuza ati ngenda bereka aho kiri tugiye vuba twitahire, cyo kora yaje kugicukura kuko agikoma ku rugara ruhongora, aruhongoye twaratashe tugeze mu rugo umugabo ahisa aryama. Ubwo ni ivubiro ry'umwami byagiye kera cyane mu kinyejana cya 16 ku ngoma ya Ndori ari we Ruganzu wa kabiri. Abahanga mu bumenyi bw'imiryango bemeza ko yaba yategetse u Rwanda mu mwaka w'1510 kugera mu mwaka w'1543. nawe urabona ibintu byo muri 1500 kugera iki gihe byarase iri ryararambye cyane. Iri naryo ni ryo muri icyo gihe, naryo ni icyo gihe. Turabashimye bakunzi ba Home Sky TV abari hirya no hino mu gihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse n'abari hirya no hino mu bihugu bidukikije, Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari i Burayi, muri Amerika, mwese abadukurikira turababona kandi biratunezeza cyane. Umuntu utarakora subscription amanuke hasi ku kabara k'umutuku akandeho, hanyuma hirya barahitaho akantu k'inzogera nako agakandeho kugira ngo mujye muhita mubona ibiganiro byacu. Ubikunda akande like, hanyuma munadusigire n'ibitekerezo kuko turabakunda cyane. Uyu munsi rero turi mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muhondo mu kagari ka Huro, neza mu mudugudu wa Huro. Hari ahantu mwumvise haba ivubiro rya kinyarwanda ryo hambere, icyo wakwita nk'iteganyagihe ry'imvura n'ibicu n'ikirere byose abanyarwanda bakoreshaga kera. Hari akabindi rero na n'ubu ngubu bivuga ko kamaze imyaka irenga 300 kari hano. Twahigereye neza, muraza kugenda mukabona mu mashusho. Turi kumwe n'abasaza, twebwe ntago twabimenya byose, niyo mpamvu tuba twafashe urugendo tukaza kugira ngo tuhabagerere, tuganire n'abasaza kavukire baho batarabaturutse ahandi, babituganirire neza. Uko mubibona ku mashusho yacu rero barahari, reka batangire batwibwira duhite dukomeza. Muraho neza? Muraho namwe. Muratangira mutwibwira, muhite muducira ku mayange, mutubwire ibyaka kabine ngo kamaze imyaka 300 ahangaha iranarenga, kazamo ngo mazi ngo akagumamo. Bamwe batese ubusimvura iyo yahanyagiye amazi akajyamo. Ayo matsiko yose turagira ngo muyatumare. Yego, nkuko munsabye gutangira mbibwira ni ngombwa kugira ngo nyine mumenye uwo muganira nawe. Nitwa Niteka Kayitani wa Ntarindwa, wa Sinamenye, wa Gumiriza, wa Kamori, wa Mugendajoro, wa Minyaruko, wa Nyamikenke. Igisekuru kirekire cyane. Ndubatse, mfite umugore n'abana, ntuye mu mudugudu wa Rubona, akagari ka Huro, umurenge wa Muhondo, akarere ka Gakenke, intara y'Amajyaruguru. Ngira ngo mu magambo maremare mwumvise uwo ndiwe naho mbarizwa. Kubijyanye rero n'iri vubiro riri hano i Huro, ni ivubiro ry'umwami byagiye kera cyane mu kinyejana cya 16
ku ngoma ya Ndori ariwe Ruganzu wa kabiri. Abahanga mu bumenyi bw'imiryango bemeza ko yaba yategetse u Rwanda mu mwaka w'1510 kugera mu mwaka w'1543. Icyo gihe rero yaraje nyine amapfa yari yarateye inahangaha, hanyuma asubira iwabo, asubira ruguru ahantu bitaga mu Busigi, hakundaga kuba abavubyi. Mu Busigi ubu nk'abantu bakiri bato batamenya muri iki gihe wahagereranya nayo? Ni murazi umuhugu zo mu Rukiga mu karere ka Burera ngira ngo ruburiri. Hanyuma rero azana n'abantu 7 baraza bashyira ivubiro hano, bashyira irindi kuri Gahira. Ubu ngira ngo haragomba kuba harabaye mu murenge wa Coko, na hari haruguru mu byo kurushashi ahantu Muramba naho bahashyize irindi. Ariko ayo mavubiro yandi yarasibye, irisigaye rigaragara ni iringiri. Icyo gihe nk'uko nabivuga ntangira, hari harabaye amapfa cyane, ageze hari hakurya iruhanga. Ubwo nta guciye mu ijambo yasibye kubera iki? Abantu baraje bayakuraho cyangwa nawe urabona ibintu byo muri 1500 kugera iki gihe byarase, iri ryararambye cyane. Iri naryo ni iryo muri icyo gihe? Naryo ni icyo gihe, ni Ruganzu Ndoriho nibwo ryahagiye. Hanyuma rero hari hakurya iruhanga yahateye ibiti, tubyiruka twarabisanze, ibiti 7 bitaga ibiti by'Imana, byari byarabaye inganzamarumba n'imitoma cyane, nta bantu bageragezaga kubihobera. N'ubu ngira ngo hari bisigazwa byabyo byaba bigihari. Hanyuma rero iri vubiro ryagiye nyine kubera ko muri icyo gihe hari amapfa, kandi hano mbere y'icyo gihe yuko abami b'impugu gakondo bategeka ubumbogo nyine hitwaga ubusarasi. Noneho rero aho habereyeho ubwami bw'abega bategetse ubumbogo, niyo mpamvu hitwa mu Bumbogo. Icyo gihe rero hano mu Bumbogo umwami w'Ubumbogo icyo yarabereyeho, yarafite inshingano zo gutegura umuganura bashyikirizaga umwami w'u Rwanda. Icyo gihe rero urumva hari harabaye amapfa, kandi umwami w'Ubumbogo ari we ugomba gutegura imbuto. Hari umwami w'Ubumbogo hakaba n'umwami w'u Rwanda. Uw'Ubumbogo agategura umuganura gushyira umwami w'u Rwanda rwose. Noneho rero niyo mpamvu umwami Ndori yatekereje kugira ngo bahashyire iri vubiro. Ndori yari umwami w'u Rwanda rwose. Ndori niwe Ruganzu wa kabiri. Hano hayoboraga undi mwami. Hano hayoboraga abega bayoboye Ubumbogo bagera ku 8. Uwa mbere uwabanje yitwaga Musana, yitwaga Nyamushana, izina ry'ubugabe yitwaga Musana. Kwa Musana rero babaye 2. Uwa mbere yitwaga Nyamushana ariwe Musana wa mbere. Uwa kabiri yitwaga Muganza ariwe Musana wa kabiri. Hanyuma ba Mumbogo nabo baba 3. Mumbogo wa mbere yitwaga Sempuga. Mumbogo wa kabiri akitwa Ruziga. Hanyuma uwa 3 yitwaga Ndonyi. Hanyuma hakaba na Banyamurasa. Nyamurasa wa mbere izina rye bwite yitwaga Rwego. Nyamurasa wa kabiri izina rye bwite yitwaga Semisambi. Hanyuma Nyamurasa wa 3 ari nawe iheruka yitwaga Kabano. Uyu we mbere yuko atanga yatanze turabagabo, nubatse mbyaye imbyiri abana bigaga hano kuri primaire. Inde watanze? Nyamurasa wa 3 izina rye bwite yitwaga Kabano. Yatanze nawe waramwiboneye? Naramwiboneye. Ibi ngibi tubabwira ibyinshi nibye niwe wabidubasiye. None se ko tuzi ko u Rwanda icyo gihe hano haje gufatwa n'umwami w'u Rwanda akahategeka akayobora ndetse n'abandi benshi bakamukurikira, uwo yabaga
ari igihugu mu kindi nk'uko twumva ngo muri Uganda ngo haba umwami kabaka ngo bwami bwa gutyo, cyangwa muri Amerika. Muri Amerika wumva za leta za California, za Florida, za Florida, za Texas n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko hakaba perezida wa Etats-Unis. Ubwo se no kuvuga ngo hano ntabace mu ijambo, habaga hari umwami waho kandi hari umwami w'u Rwanda rwose. Aba hano se akabitegekera bakamuzanira amakoro. Ababaga bayobotse iyo ngabe y'u Rwanda yitwaga Karinga. Mbere habaye rwoga, nabyo ni wenda nitugira imbere nimushaka nabyo ndabibabwira izo ngabe zabo hari amateka yazo mfite. Hanyuma rero icyo gihe cya Ndori nyine nibyo twavugaga tugitangira, kubera ko hari amapfa yari yashyizeho iriteganya gihe kugira ngo wa mwami w'Ubumbogo ufite inshingano yo gutegura umuganura bajye babona uko abahinzi bahingira igihe bizeye ikirere ko gifite uburumbuke bw'imvura. Ubwo rero nibo bateguraga, ariko nyine we ku rugero rwe yabaga ari umwami w'Ubumbogo. Hanyuma ibi byijyanye n'ihinga byo gutegura imbuto, ni ukuvuga amasaka n'uburo, hari umutware witwaga Myaka wagereranya nka minisitiri w'ubuhinzi. Ubu niwe wateguraga nyine igihe akamenya guhitamo imirima myiza ishobora kuzatanga imyaka ku buryo irumbutse. Mbese nk'ubu ngubu bavuga kijyambere. Noneho ya myaka rero yazamara kuboneka, ubwo bayibonekaga mu bigega byo kwa Nyamurasa cyangwa mu Mbogo, byaterwaga n'ufite imirishyo. Ahubwo mumbajije ibyo ngibyo bindi, sinzi impamvu mutambajije ingabe. Ubundi kugira ngo umuntu abe umwami agire igihugu yagombaga kuba afite ingabe. Bari bafite rero ingabe yitwaga Kari hejuru, n'izindi zayo ebyiri, imwe ikitwa Busoro n'indi yitwaga Ngaruye Bumbogo. Hanyuma se ahangaha tugarutse kuri rivubiro neza. Yego. Koko hari ukuntu byigaragazaga ko imvura igiye kugwa cyangwa se hariho amapfa. Nyine impeshyi yabaga igeze mu gihe bivuga iki cy'umukomba, hariya mu mpera z'ukwezi kwa 8, mbese dutegereje umuhindo. Rya zuba riba rimenaga. Hano muri aka kabindi ubonye hazagamo icyunzwe itutu. Ubwo rero wa mwami w'Ubumbogo cyangwa abaturage bakikije inaha bakamenya ko ikirere kiri hafi gutanga imvura. Ubwo se ko bigaragara ko hasa nk'ahari itaka rihehereye, ari no mu bihuru wenda na kera byari bihari, soko wenda ibyo bintu by'itaka rihereye n'ibihuru byahuriraga harahozemo n'amazi uko gututumba kukazamo. Nyine iyo imvura yabaga iri hafi mu kirere hazagamo icyunzwe hagatutubikana, nk'uko ubona n'ubundi nk'abantu bageramo mu burasirazuba cyane ahantu hashyuha, hari ibintu by'imiswa bitutumba bigira gute, ugasanga ni mu mpeshyi izuba nyine rirakaze, ariko umuswa ukazamura itaka bagira ngo riratose. N'ibindi rero nabyo kuri iki kibindi hazagamo itutu, bikaba bigaragara ko imvura iri hafi kugwa. Koko se bigahura neza. Byarahuraga nyine nese, urumva ari amateka yo kubesha, amateka ya Ruganzu. Hari umuntu uvuga ati hari igihe wenda ari uko habaga hahozemo amazi, cyangwa wamugani nk'uko hari nk'ubutaka bumeze ukuntu. Ryariteganya gihe rya nyaryo rwose. Mbere yuko dukomereza hano hirya iruhande rwawe hari undi mugabo nawe utuye hano hafi uhavukiye, nawe aratangira atwibwira nk'umuntu hatuye. Ese hari umuntu wigeze acokoza nk'ahangaha kuri iri vubiro ku buryo bavuga ko bishobora kuba byagiraho umuntu ingaruka? Ibyo bintu urabanza twibwire, hanyuma tubwire niba hari umuntu. Nibyo nonze nitwa Murwaneza Yohani watanaze byatora ingabo terungabo sebisambo bya Mahaho. Ubwo rero nanjye namenye ubwenge duri iwacu hari hepfo ahangaha rwose, kubera ko sogokuru yaravuze ko nta muntu uri hoganye, nta muntu ugegera. Nza kubitekerezaho ndabwa nimenya ngiye kukigeraho ndumva naniwe. Haza undi muhungu nyine ari we ndavuga, aza kuza ati ngenda bereka aho tugiye vuba twitahire, cyo kora yaje kugicukura kuko agikoma ku rugara ruhongora
aruhongoye twaratashye tugeze mu rugo umugabo ahise aryama ubwo ejo turaheka tujyana kwa muganga ariyo mpamvu yatumye arwara ariyo mpamvu urugo rwe rwose bose bararyama tubajyana kwa muganga wa buri ndwara cyo kuranza gutekereza nti sogokuru yasize avuze ko ririya vubiro hatazagira umuntu uzarihongora ntireka tujyeyo njye kureba ngenda ndaza mvoma amazi yaho amazi ndayamushyira nti aya mazi nayo kuri rya vubiro naje gutekereza sogokuru yavuze ko nuramuka uvunguye kiriya kintu kizadukoraho kubera ko kivunguye cyagiye turi kumwe ntipfa kuyanywa cyangwa se wiyuhagire turebe umugabo koko yahise yiyuhagira umwanya yisaguruka arabyuka ati tugende ku isanire aragenda angurira amacupa 2 y'urwagwa turanywa turasangira agenda hawo mu rugo bose baragangahanuka. Turakomeza tugende tuganira. Muzehe mwari murimo mutubwira ibyo ko aka kabindi kifashishwaga menya ko imvura iri hafi nta gihe bigigeze gusa nk'ibibusana bakagira ngo imvura izagwa ntigwe amapfa agatera ko ari inzara twigeze kumva za Ruzagayura za Romanura imbaba n'izindi nyinshi nta kuki byagenda akabindi kabaga kabiberetse kuri ibyo ngibyo uravuga nyine aka kabindi kariteganya gihe nyine ry'imvura ariko rero kubijyanye n'inzara byo nibiza bishobora guterwa n'uburyo bwinshi nk'uko uravuga izuba imvura nyinshi umuyaga ibintu byinshi ngira ngo bishobora kwangiriza abahinzi ariko kabaga kabiberetse ibyo nyine icyo gihe karabyerekanaga nicyo kari kabereyeho hanyuma rero wa mwami w'ubumba niho twari tugeze nyine wagombaga gutegura umuganura uzajya ibwami ku mwami w'u Rwanda i Nyanza kuko kera Nyanza yafatwaga nkaho ari wo murwa mukuru nyine kuko abami bategetse u Rwanda ni nkaho murwa mukuru wabo hanyuma rero yihuro nayo niyo wari umurwa w'umwami w'ubumbogo nuko nguko byari bimeze hanyuma rero bakavana izo gahunda inaha bakazijyana i Nyanza bateguraga nyine amasaka uburo bimaze kuboneka kubitegura kandi nabyo byatangiraga nyine igihe cy'ihinga bagategura imirima bagategura imbuto nziza bazabiba hanyuma nkuko iyo bigeze mu gihe cy'ibiba nkuko ubu bavuga bati igihembwe cy'ihinga kiratangiye icyo gihe nabwo kwa Mumbogo nibo bamanzaga kubiba wa mutware witwaga Myaka nibyo nigeze kumubwira nibo bamanzaga kubiba ubwo bikaba mbese intangarugero cyangwa ishusho yuko ubumbogo bwose bugomba gusohora amasuka n'imbuto bagahinga icyo gihe y'imyaka yamaraga kuboneka bajyaga guhunika mu bigega byabaga byarubatswe hano hafa hiryi bagahunika noneho igihe cyazagera imyaka baratemaga cyangwa bakagesura byumva amasaka baratemaga bagashyira ku mirara uburo bakagesa hanyuma bakajya bakanika bakajya gukorakora kandi nabyo ntabwo kwabaga ari kugira ngo bashyiremo ibiganza bakoreshaga isando ni ukuvuga kiriya giti cy'amashami uduti dufite amahango akaba ari two bakorakoza kandi nabwo bigakorwa n'abantu b'igitsina gabo iyi myaka rero ubwo se kubera iki ab'igitsina gabo kandi ibintu by'imyaka tubimenyereyemo abantu b'igitsina ariko imbuto izajya i Nyanza abagombaga kuyifata neza gukurikirana uwo umusaruro n'abantu b'igitsina gabo nuko byari biteganyijwe niko byari bimeze niyo myemerere y'abanyarwanda icyo gihe numva se ko ubundi hari imihango n'imiziririzo n'ubu tukunda kugaruka kuri kirazira n'icyo gihe rero nuko byari bimeze hanyuma rero imyaka yazamara kuboneka bamaze guhunika kuzajya i Nyanza bajyanye umuganura nabwo ntabwo byapfaga guhubukirwaho hano hakurya Nyabarongo Remera Rukoma yego hari abami bitwaga hari abatsobe nicyo gihugu hakurya nicyo cyari igihugu cy'abatsobe kizwe bari bafite n'ubwami bwabo hari
bafite ubwami kandi hari ubwami bw'u Rwanda. bari yari mu gakondo nabo. Ariko nyine ikaba ifite inshingano mbese nk'uko umuntu yavuga ko bari bafite kalendari cyangwa ingengabihe ku mihango yakorerwaga ku mwami w'u Rwanda. Ariko nabo bakagira umwami wabo. Bakamugira n'ibyo nkubwira, bagiraga bane. Icyo gihe rero yari afite ingabe yitwaga Nangamadumbu, niyo yaje muri icyo gihe iyobora u Rwanda. Mu gihe babatsobe nakubwiraga ku rugamba rw'abanyabungo barwanaga n'abanyarwanda, umwami Ndahiro wa kabiri Cyamatara agatanga, abatsobe bo icyo gihe bashoboye gutahukana ingabe yahoranye na Rwoga yitwaga Kimumugizi. Bigaragara ko aho abatsobe bari bahagaze bari bafite amaboko kandi batariheba, ntabwo bigeze biheba. Abanyabungo bamaze imyaka igera kuri 11 mu Rwanda, ariko noneho yangabe batahukanye barayitsimba, bashobora kuyihisha ntibigera bayirabukwa. Hanyuma aho amariye gutsinda rero agarutse, aho ndora bereye umwami w'u Rwanda, agaruye umutekano w'abanyarwanda, amahanga bemeye ko ari we mwami w'u Rwanda, babatsobe bafashe yangabe bari barahunganye baratahukanye, barayimushyira bamubwira amateka yayo, basanga yarahoranye na Rwoga, arabashimye. Burya Kinyambi nayo yari nk'umurwa mukuru nyine wabo. Noneho rero icyo gihe wenda nta guciye mu ijambo unyemereye ko bivugwa yuko umuryango umugari w'abatsobe nawo ukomoka ku Banyiginya, ubwo nta byakundaga bite ko bagira impugu yabo kandi n'ubundi Abanyiginya ari bo bayobora igihugu? Nyine urebye nyine bavaga indimu, ariko noneho kuko Rutsobe ni mwene Gihanga, none waje kubyara abamukomotseho babaye benshi, bati twebwe turabarutsobe turabatsobe. Ariko ubundi mu by'ukuri nako n'abasindi, kuko Abanyiginya nabyo byaje hanyuma. Buriya ntabwo kuba Abanyiginya byatangiye imbere. Bariya bami bategetse u Rwanda baje kuba Abanyiginya mbere bigitangira nyine bakihanga u Rwanda kuba u Rwanda, bakirwagura hirya no hino nyine. Bari rugurira mu Nkore, Abanyankore bayitegereje uburyo abo basindi bafataga imisozi cyangwa ibihugu bamaze gufata, bareba uburyo bategeka, uburyo bakunda inka, uburyo batanga akazi, uburyo urabiza hari inka habaga abajana n'abagaragu, bivuze gutanga akazi kuri ubu. Noneho bakareba n'uburyo bamenya kuyobora abantu, kubashyira kuri gahunda, bakareba byose kandi bakikijwe n'isuku ku mubiri, aho baba bagize batuye barangwa n'isuku ku rwego rwo hejuru, ibyo twakwita nk'abasirimu b'iki gihe. Nk'abasirimu nyine ni abanyendorwa ruguru y'Abanyankore nibo bavuze bati aba bantu ni Abanyiginya, bivuze mu Kinyarwanda ngo abantu barambye mu bukire n'ubupfura. Nibwo rero abo babaye Abanyiginya, cyane cyane inzu yabyaraga umwami w'u Rwanda. Ubwo mbere yo kuba Abanyiginya barabasindi. N'abasindi. N'abasindi. Twigarukire kuri iyo mihango. Iyo mihango rero ni ukuvuga abo bami b'Ikinyambi, na n'ubu hari umugani bitwereka ugira uti turareshyaho Ikinyambi irasonzesha. Bivuze yuko babami b'impugu gakondo baba hano mu Bumbogo, abo za Bugesera, epfiriya muri za Nyaruguru, abo bose iyo abo bami nk'uko mbikubwira b'Ikinyambi nibo bakurikije ibihe barimo n'igihe gishize, nibo bamenyaga bati igihe cy'umuhango uyu n'uyu kirageze, bakajya gushaka babandi bafite ya nshingano iyo bari mu mpugu zabo. Noneho rero hano abega bacu bo twabazwaga umuganura w'ibwami, ni ukuvuga amasaka n'uburo. Iyo rero noneho boherezanyaga intumwa, noneho rero niho bavuye kuvuga muri urwo rujya n'uruza rw'abantu, bamwe barangije kuvuga ubutumwa, abandi bategereje kubuvuga, habaga abahamaze iminsi bamaze impamba, abaje vuba bakiyifite.
none umuntu wamaze impamba akareba uburyo arafunguza akana ko turutsiriya kandi wa mugani bose ari abatware cyangwa ari abahakwa akavuga ati se uriya muntu ndamuturuka he ariko kubera ko inzara cyangwa inyota itihangana yaza kumwubaha ati mugenzi wanjye wamfunguriye agakora mu mukenke akamuhereza umutekero itabi cyangwa ikibabi kitabi agatumagura cyangwa se yaba ari umusa akamuhereza umukuzo w'urwagwa akasoma naho ngaho byavuye ngo turareshya ikinyambi irasonzesha umuntu yamaze arakwitinya kandi mu by'ukuri ubivuze bakamufungurira. Nshuti rero bakunzi ba Home Sky TV, tubibutse bwo aho ngaho ikinyambi ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge, uba uri hagati y'ijuru rya Kamonyi ndetse na Gihinga, ni hafi aho ngaho. Hanyuma mbere yuko dukomereza gatoya, hano imbere hari uno mugabo turi kumwe n'ubundi afite ukuntu yambaye kwiza nk'intore kandi afite n'igicurangisho. Hari ukuntu watunyurizamo mu murya gakeya hanyuma tugakomeza tukaganira. Ibyo ndabikora rwose. Iyo ni iningiri. Iyi bayita iningiri. Mu Giswahili iyo bita ze. Majani wacu hora kuvubira ibubiro ry'amibambwe umukurambere ibubiro ry'amibambwe umukurambere yizire mujani wacu hora kuvubira yizire mujani wacu hora kuvubira ndagutambagiza mujani imbere n'amatovu ndagutambagiza mujani imbere n'amatovu kubigabiro by'amibambwe umukurambere kubigabiro by'amibambwe umukurambere yizire mujani wacu hora kwivubira. Murakoze cyane. Hanyuma mwadukomereza aho mwari. Hanyuma rero narengereje nyine iyo igihe cyabaga kigeze nyine abega bategetse ubumba bamaze kumvikana, no kuvuga abanyamurasa bamaze kumvikana na babandi nakubwiraga mu kanya b'ikinyambi babatsobe. Icyo gihe babega barazaga bakitegura bagashaka ibintu, ariko mbere yuko bahaguruka mu kanya navuze imihango n'imiziririzo, hari umuhango wabamaga gukorwa. Izi ngoma zahoze inaha ngaha bazijyanaga hari hakurya imbirima n'amatovu nk'uko John arabivuga. Imbirima n'amatovu mu bigabiro bya Mibambwe Mibambwe Sentabyo wa gatatu, bakazijyana kuzivugirizayo bibuka isinzi ya Mibambwe wa gatatu Sentabyo yatsinze Mashiro Sabugabo wahoze mu Nduga. None ubwo zinane zigahindukira zava hano rero akaba aribwo bakomeza berekeza bakoraga umunsi mukuru w'uko batsinze na anniversaire urebye none nkuko mwibohora bakazakomeza rero iyo ngiyo mu Nduga bahite iyo za Kinyambi bakomeza epfo bakagera i Nyanza. Ni uko nguko bajyanaga umuganura. Ubwo ibyo byose kandi byabaga byabanje gutegurirwa ahangaha ihura. Ni hano ihura umuganura wategurirwaga nta handi mu Rwanda, nibo bari bawufite. Hano rero babaga nyine muri rusange habaga uziko hari abiru hirya no hino mu gihugu cyose mu Rwanda. Umutsobe rero wabaga inaha mu Bumbogo yabaga ari nawe ukuriye itsinda ry'abiru bimika umwami wa Karinga. Ubwo nawe rero yagombaga kujyana nyine na babega bateguye wa muganura. Urumva ko ari ubuyobozi bwari bwubakitse neza. Nubwo ubuyobozi nyine bwari nabahanga mu gutegura ibi bari bazi gutegura, babaga bategura. Nawe rero ababega nabo wavuga utese ko yabaga ari umwami we nta ntumwe yagiraga, byagendaga bite niwe yigiraga i Nyanza cyangwa akajya hariya iza Kinyambi
bari bafite abantu batatu basimburana. Umwe we wateguraga umuganura ukurikiranaga imirimo y'ihinga ni umutware witwaga Myaka, ariko habaga n'abandi batatu, umwe yitwaga Bwashirande, undi akitwa Mutsinzi n'Abarigira. Abo nibo babaga bakuriye intumwa cyangwa baherekezaga intumwa zigiye ibwami, bajya muri abo bami babatsobe bari Kinyambi, baba bagiye ni Nyanza, kuko n'umwami wa hano iyo yabaga yagurutse yarashoboraga kugenda akajya i Nyanza akavunyisha bakamwakira. nuko byagendaga. Hanyuma niba wenda ubwo dusoje ikintu cy'uko umuganura wategurirwaga ngaha ukajyana mu Nyanza cyangwa ugaherezwa abatsobe b'ikinyambi bakabijyana i Nyanza. Hanyuma bivugwa ko hano ihuro hanateguriwe ibitero bikomeye byo gutera ngo Bugesera, byo gutera n'izindi mpugu zitandukanye. Ese ibyo bintu byo byagenze biti? Mwaducira muri makeya ukuntu byagenze. Amateka yihariye kubijyanye n'ibitero. Ayo mateka ubundi amateka nyifite ahubwo inaha ngaha ntabwo haterwaga, kuko ujya wumva amateka y'abasebya na Nyirantwari wari ruguririya nyine. Basebya ariko banza atari wa kera cyane. Ntabwo ari wa kera cyane nyine, ariko avuka inaha ni mwishywa wa Musana. Noneho nyina Nyirantwari yatwaye inda y'indaro, kera rero bagombaga kubaroha. Bavuga ko ari inda zitateguwe. Hanyuma baramujyana nyine, nawe bagombaga kumuroha bakamwica, ariko basanze ari uwo muri abo bantu bakomeye bafite ijambo. Ari abareba ukundi abantu bagenza aravuga ati reka tumujyane ruguririya ku rugezi. Habagayo abantu babaga mu rugezi bitwaga impunyu, batungwaga n'imihigo yo guhiga. Hanyuma rero basebya avukira ruguririya, abyirukana n'abo bantu bakundaga umuhigo cyane. Ariko nyine kubera ko yari atarafite amaraso yabo, mu by'ukuri yari umuntu utubutse, umugabo ugaragara usobanutse. Icyo gihe rero nyirarume rero ise yabaye nde, ise wabasebya cyangwa niwe wavutse muri iyo nda? Ba nyirarume rero Nyirantwari yari yarabujije umuhungu we Basebya ati dore ubyirukanye n'abantu binaha bazi guhiga, bakunda umuhigo, bagira bate, muramenye ntazagira umuntu utekereza gutera mu Bumbogo, ni kwa banyokorome. Naho ubundi hari agasozi k'amahoro ntabwo katerwaga.